yaraguze n'akabanzi bunaka ariko barahageze barabyitaza iriya banke Kadeko wumva n'iki byose amafaranga yayo bavuga ko M23 yageze ubwo ifata ziriya ngamba zo mu Kadeko n'iki byose yari arimo muri iyo banke akiri intact urumva bamwavuga miliyoni zikaba ka 300 zasanzwe muri iriya banke urumva zibungabunga umutekano nuko sinyesha mu buri zikora zazigabana kandi bagakira 300 miliyoni aba yariyo yakiza buri umwe wese agakira buri mukomanda wese buri officier superieur wese yakira yego yakuba ku buzima none abantu barareba amavudora arangana gutyo nk'ikimbwe hazi nuko bafite ikindi kintu barangamiye bareba yego urumva so urahore mu ntebe ricera kunda ngo Tshisekedi ngo uri Burosi ngurinde yes uri Burosi nyine hakunda bo baraba baribo ntabwo ukira n'inyeshyamba zifite uruduri imeze kuriya so kuzikangisha ngo inkiko bafunze General Ntaganda ntabwo intambara ikomeje yego n'amakengo amufunge ntambara igakomeza urumva yego nabisimwa mutwara urugamba none rugakara sibyo kandi akakarere k'ibiyaga bigari gafite iyo experience watwaye Ntaganda abandi bacendero baravuka kushaka kubikoresha nka buke miseri cyangwa n'ikindi gisobanuro ibyo ni right ya buri wese yego ariko icyo nakubwira cyo kuvuga ngo umuntu n'inyeshyamba cyangwa n'ishyaka rifite ubutegetsi cyangwa ritari no butegetsi ukavuga ngo naba marxist bo kwa Karl Marx urumva kuvuga ngo nabo kwa Mao nabo kwa nde yose ibyo ni bisanzwe nta gishya kirimo ubwo izo nyeshyamba z'ubudatsibirwa bungana bityo maze rero ikibazo tugira muri iki gihe ibintu byo kwisi byabaye nk'ivanjiri aho kwizera ivanjiri byadushoboye twese noneho kwizera iby'intambara ikubwira n'ibyo abantu bo mu ntambara bakubwira bikagusaba nk'umuntu wajya mu kanyarira byo kubanza kubisengera se kabiri kange se mu venture ivuga ikindi kagikora babwiraga abantu tuzatera Goma uzi ko byari bimaze nk'ukwezi amezi 2 bivugwa iyo Goma tuzayitera Goma se ntiyatewe nyine none bari muri M23 ntabwo ari wakanyamanyoro bivuze ati nanjye wambwira kumanuka namanuka ntabwo ari wahe bavuze n'iki none baze niba batatu niba gakufe avuga ko mu munsi umwe yafata Uvira abakomanda bazengurutse Uvira bari mu M23 bose bagize uwo muhigo umunsi umwe ubwo Uvira avamo amasanga bakayagabagabana no kumurushidikanya ndakubwira n'utundi tuntu abantu bashidikanyaho umunsi ndakubwira byinshi abantu bazi ko M23 itatera Butembo ngo nuko ari ingabo za Uganda nibishyira kuri schedule urumva izatera Butembo kandi nta kizaba ino ntambara byagora abantu ku understanding ino ntambara ibo determination iri ku rwego rwo hejuru ndakubwiye ngo nguki ilitime komba ini ntambara yanyuma kuri Eastern DRC nta yindi Eastern DRC nta ntambara izongera kubaho nyuma difu rero zo bazahangana nazo bafite kuri bazahangana nazo cyangwa zinikureho nkuko ibihano byafatiwe ba Mandela byikuweho nkuko bankuru nziza bacira ubwo gupfa ariko bagafata ubutegetsi byikuyeho ese ujye ubona hari umuntu ukora declare itegeko teka bikunze ko sometimes ariko sibiri teka iyo umuntu yivanye mu kibazo agasigara ari kuri table mwumvikana bimwe ntibyikuraho reka dufate urugero M23 wende fashe Kinshasa bya bihano by'urupfu gire ngo uwafata leta ya Kinshasa yatora itegeko ribikuraho birisibanganye hari ibintu bikorwa kandi M23 yagira ngo bafite think tank muri politike ababwira ngo n'ikimenyimenyi niba mubonye hatangiye kuzamuka inzandiko za Reuters mu kijisho mu binobori by'ikijisho cya bihehe urumva harimo iki mukuramo iki ni pressure ngo musinye mwihuta bakiri ku butaka nta ndege z'intambara zihambaye bafite ariko gwashikira umugezi bakaba basige bote izuba bakanije ibirenge muri Fleuve Congo babashije gufata amato bakayigarurira izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Kugenda bakasanga bagasinya gira gutugira ibintu nk'ibi ngibi. Ibyo sinya rero utagize mu ruhare
yanatuma zino nyeshyamba definitely zivuga zina naho tuzanagaruka niba tuza ibyo byose abantu bazamena umuceri mu gihe kiri imbere batubwiza ukuri bose mumva ni muri Katari mukumva ngo nahantu hakomeye mukagira ngo iteka ni pressure sizacyura ababyeyi babo bari mu buhungiro iyo ngiyo ishobora gukunda niba itagarura wawe ufunze ikaba idacyura wawe uri mu nkambi y'impunzi iyo pressure se ni iki bashobora no kwibonamo yuko Amerika ishaka kubashyiraho igitutu cyinshi kugira ngo ibone ko yigerera ku masezerano yayo imwamwanyije na cyane ko n'abanyetazi d'Amerique itangiye kunuganurwa gushyiraho mu nteko yabo ikintu cyo gushaka kuveba M23 kuko yaba ngo yica abaturage benshi ngari umutwe w'ibyihebe ibyo ukayibonera ku nyandiko Reuters imaze iminsi yandika zisa nk'izo gutyoza M23 nko kugira ngo bahe ireme shingiro abadepite b'Amerika bati twabonye inyandiko twabonye raporo za UN mwisha abantu 119 ahandi bakavuga 120 ibyo byose ni ugutegurira akarambara M23 nka ya pressure nakubwiraga musinye cyane mu mudasinya turabita ibyihebe musinye niba mudasinya turabita kugira ngo Amerika yigerere kuri amabuye y'agaciro nicyo cyo nenge kugarukaho nabonye bashinjwa abantu 319 raporo ya UN sibyo none nkibaza ibi ngibi ntibishobora kuba byabera navuga M23 imbogamizi cyangwa se nk'ihwa mu kirenge ariko M23 buriya impamvu ubona hari ibihugu ku isi hafi 200 ushaka gusanga bimwe mu bihugu bifite imitwe y'nyeshyamba muri ibyo ngibyo ari nka bitatu no kubera ko gushinga umutwe w'nyeshyamba no ubutwari butagirwa na bose naho ubundi bugirwa na bose ibihugu byinshi babisangamo inyeshyamba zirevandika ibyo zirevandika kuko nta gihugu kitagira revandikasiyo ariko umuntu watinyutse ku isi yego agata umuryango agata amashuri yego akaza kurwana mu nyeshyamba akerekana manifesto y'Icyarwanda cyangwa se akaba afite impamvu arwanira yego imbere y'amabombe amuri imbere ya misile drone zimuhiga ubutasi mu mwoherezaho ngo murimbure wibwira yuko wibwira ko ibyo byose ari byo byoroshye rero no kuvuga ngo muhindura izina umwisikiriki ukagira gute cyo kintu gikomeye oya donc first of all abantu bajye bumva inyeshyamba niki inyeshyamba yarataye byose kwikangisha ngo ndaguhana ndagira gute ibyo babikangishije Nelson Mandela afunga imyaka 27 muri Robben Island muri Afrika y'Epfo ibyo babikangishije ndese ba Petero Nkurunziza ntibari bakati ibihano byo gupfa none se nago bageze ku butegetsi yego donc hari udakangisha inyeshyamba kimara guta umugore mu busaswa yaramukoye forget ibindi bishyire ku ruhande inyeshyamba zakumera nabi urumva inyeshyamba zagukorana udushya ku buryo aho mwicaye mu ntebe zikaraga muri za Washington na Doha zishobora kubereka indi sura mutari muzi twumvise ko turaza kubigarukaho ko bavuze ati Tshisekedi acha brag zamurasa zikababwira ngo diplomasi murimo hari ambassade muzi tugira none nta diplomasi turimo twatoye imbunda ngo no ku butaka mu kirere no mazi turwane kandi akenshi na kenshi bino bihugu bikomeye nubwo utavuga ngo ngugute nabyo ntago bujya kwisuka mu ntambara bidashoboye yego intambara ni intambara umuntu wahisemo rero akaviwa akajya mu ntambara azi kadahembwa Sandrine azi katazabona pension y'ibyo bintu il faut faire attention y'ubanzu bari mibari zinyeshyamba za M23 zarize ntabwo ari bicucu urumva nta muntu uri mu nyeshyamba za M23 n'aba basore bene n'abatarize wabura moto atwara urumva ikibikwereka bageze igoma bayibona nk'ikimbwe haze ntibari kunanirwa kuyiba ngo bavuga bati mfasha ngo makenga bwira buri busirikare udakirira hari akazasubira bakasukazasubira muri Sabyinyo niba yaraguze n'akabanzi bunaka ariko barahageze barabyitaza iriya banke Kadeko wumva n'iki byose amafaranga yayo bavuga ko M23 yageze ubwo ifata zirangamba zo mu Kadeko n'iki byose yari arimo muri iyo banke akiri intact urumva bamwavuga miliyoni zikaba ka 300 zasanzwe muri iriya banke urumva zibungabunga umutekano nuko sinyesha mu bundi zikora zigabana kandi bagakira 300 million aba yariyo yakiza buri umwe wese agakira buri mukomanda wese buri officier superieur wese yakira yego yakuba ku buzima none abantu barareba amavudora arangana gutyo nk'ikimbwe haze nuko bafite ikindi kintu barangamiye bareba yego urumva so urahore mu ntebe uricara kunda ngo Tshisekedi ngo uri brosi ngurinde yes uri brosi nyine hakunda bo baraba baribo ntabwo ukira n'inyeshyamba zifite uruduri imeze kuriya so kuzikangisha ngo inkiko bafuza General Ntaganda ntabwo intambara ikomeje yego n'amakengo bamufunga intambara igakomeza urumva yego nabisimwe bamutwara urugamba none rugakara sibyo kandi akakarere k'ibiyaga bigari gafite experience watwaye Ntaganda abandi bacendura baravuka
bakomeza akazi. Hano mu Rwanda muri liberation yabaye mu Rwanda ku ikubitiro uzi ko leta Gisa Fred Rwigema yatakaje ubuzima ku itariki 2 z'ukwa 10 1990 sibyo muzehe pike yabaraje ayobora urugamba babunyenyezi bapfuye bandi bose bagize gutibira nk'ibyo ngibyo akarere k'ibiyaga bigari bakitondera impamvu kitondera nuko ugize ibyago noneho sasa ugize ibyago usanga izo nyeshyamba urimo kuvuga zicometse kuri iyo multiplize y'izo revolution zayibanjirije bacometseho kuko bamwe barwanye muri izi nyeshyamba bari muri twirwaneho bandi yandi barwanye muri bene izi nyeshyamba zituruka muri mu gice cy'inyanja y'Abahinde harabaye muri Uganda peut-être muri 23 ni barabakiri musimbize ariko bararwanye mu ntambara y'Uganda ubwo yabashaje ntabwo nzi ngo ninde ariko Makenga ngo yarageze ariko ntabwo yabaye muri liberation ya Uganda ni kera yarakiri muto ariko mu Rwanda ntabwo wahamura n'abandi bose uko bimeze kose ukora tension nabo bantu ubwira no kubona abamercenaires babarasa kuriya bakabirukankana ushobora gusanga ari ingenga mitekerereze muri Makenga ivuga ati ariko abafaransa ntibarashwe ntibarasanaga Bukaranye ntibarasanaga Kinyami ntibarasanaga hose ntabwo ukirishije inyeshyamba reka nkubwire ukuri ntashidikanya zino nyeshyamba zizatsinda leta kandi zizashyiraho ubutegetsi XY simvuze Kinshasa simvuze hehe iyi M23 ubona uyu munsi sinkunda kubigusubiramo izavamo regime izavamo ubutegetsi kandi buzakangaranya abo barwana uvuze ikintu Marshal mu kindi kibazo uti M23 uburyo cyubikoresheje n'uburyo nyine bwo kugaragaza ko hari aho byigeze kuba nyine ikabicometse wa mugani simwe mwita jurisprudence abanyamategeko babyita case study nabo barazifite rero nicyo nayo ndikubwa sinaho bishobora kuba bihera niba ati General Makenga ashobora kuba acometse sibyo kuri revolution zabanjirije ubwo harimo RPF za NRM n'abandi yego sinaho bigisha ko bihera bavuga bati M23 ifashwa n'u Rwanda iki bikakomeza amagandi kuzurungutara bibi kibazo kubera ibyo ngibyo kushaka kubikoresha nka book emissaire cyangwa n'ikindi gisobanuro ibyo ni right ya buri wese ariko icyo nakubwira cyo kuvuga ngo umuntu n'inyeshyamba cyangwa n'ishyaka rifite ubutegetsi cyangwa ritari no butegetsi ukavuga ngo naba marxiste bo kwa Karl Marx urumva kuvuga ngo nabo kwa Mao nabo kwa nde yose ibyo ni bisanzwe nta gisha kirimo nta muntu ubaho kwisa adafite hacometse n'umukinnyi nubwo yabaje imbigatete yakubwira wenda ko yaracometse kuri Neymar cyangwa acometse kuri kanaka rero modeling ni ikintu kiba ku isi nta birenze kwibyazamo ngo support ngaragushyigikiye ngagize gute ibintu nk'ibyo yet ashobora kuba abona impamvu urwana urumva akayumva ijya gusa no yarwaniraga ushobora no kumugisha inama nese zino nyeshyamba ko zitagisha inama basi nyeshyamba zatera umujyi nka Goma ukomeye kuriya zitabanje kubaza hakurya y'umupakiti sindi dutera umujyi wa Goma mwebwe mubyumva mute oya bibaho buriya abantu baranaganira baraganira kubera ko ibyo nta biba birenze kuko hari nkaho twagiye twumva abayobozi b'u Rwanda bagiye basabwa batari kumwatubwira izo nyeshyamba ngatubwira inyeshyamba hakaba nk'ubuyobozi baravuga ati twanababwira bari kumuri bashaka kugira gute gukora ibihwanye n'ibyo bavugaga nabo bakora nazo zigakora gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo se biteye isoni ntabwo biteye isoni kuba kandi uzarebe n'ukuntu barwana mu buryo bw'ubudatsimburwa n'ubudatsindwa ku rugamba Makenga arakubwira ati yo Sadek irimo kuza niza nazagaragaza tuzayirasa bikaba urumva bakavuga bati ya karafirage zirangabo za East Africa zigeze kuza dore tuvuye mushaki nimuza rapoto tuzahagaruka tuvuye mweso mukimara kubanga tuzagaruka none se inyeshyamba zikugira zikabikora ubwo izo nyeshyamba z'ubudatsimburwa bungana bityo maze rero ikibazo tugira muri iki gihe ibintu byo kwisi byabaye nk'ivanjiri aho kwizera ivanjiri byadushoboye twese noneho kwizera iby'intambara ikubwira n'ibyo abantu bo mu ntambara bakubwira bikagusaba nk'umuntu wajya mu kanyarira byo kubanza kubisengera se kabiri kange se mu venture ivuga ikindi kagikora babwiraga abantu tuzatera Goma uzi ko byari bimaze nk'ukwezi amezi 2 bivugwa iyo Goma tuzayitera Goma se ntiyatewe nyine yego reka ngutere story rero burya no kubona tuvuga gute nako intambara haraho tujya tugacika intege nari ndi mu itsinda ry'ingenga mitekerereze ivuga ngo M23 yatera Goma ikayifata sinigeze nshidikanya ko yafata Goma ariko Sandri nagiraga ikintu cy'impungenge z'ukuntu isi zabaho idafite Goma airport buriya Goma airport n'ikirombe cya Rubaya kiri mu bintu abantu bagiragaho intege nke yavuga isi iyo gifite korota nyinshi ku isi iki gihanya cy'ikirombe
abantu baza bari buhishore ntibahita basohora inyandiko zibata muri yombi uwo munsi kubera krize bateje mu isi. yego Iki kibuga cy'indege nikimara kugira gute hari Monesco ari iki ariko abantu bagiye babriefing ibyo babona. Goma yarafashwe, Rubaye irafatwa, airport irafatwa, ishyirwa bagira gutya. Ibintu birashoboka. Umuntu ukubwira insinzi z'inyeshyamba ukayishidikanyaho wifitiye ikibazo cya pessimism n'uburenganzira bwawe kuko ni filozofi ikugendamo. Ufite n'ikibazo kindi wenda ntabwo nakoresha iryo jambo hatagira umuntu untera amabuye ariko nashaka yatere ushobora kufitemo n'ikintu bita ubupinzani. Yari wowe unapinga tu urumva kandi ugapinga ibintu kandi ubona ibimenyetso byabyo. Ni nk'umuntu wavuga ngo Bukavu ngo yaba focus ngo y'intambara ngo yateze ikibazo bambe ngo Uvira. Uvira ubanze mu Ventura utazi ko na Uvira baho ku mbaraga mu Ventura ifite. Colonel Gakufi yavuze ko ngo bamuhereje ngo nta n'umunsi byamutwara kujya gufata uwo ni colonel umwe. Urumva mu bakoloneli bari muri mu Ventura ntabwo ari wakanyamanyoro bivuze ati nanjye wambwira kumanuka namanuka ntabwo ari wahe wavuze niki none baze niba batatu niba Gakufi avuga ko mu munsi umwe yafata Uvira abakomanda bazengurutse Uvira bari mu Ventura bose bagize uwo muhigo umunsi umwe ubwo Uvira yavamo amasaha angahe bakayagabagabana no kumurushidikanya. Ndakubwira no turi abantu bashidikanyaho umunsi ndakubwira byinshi. Abantu bazi ko mu Ventura itatera butembo ngo nuko ari ingabo za Uganda nibishyira kuri schedule urumva izatera butembo kandi nta kizaba. Ino ntambara byagora abantu ku understanding. Ino ntambara ibo determination iri ku rwego rwo hejuru. Ndakubwiye ngo nguki ilitime komba. Iyi ni ntambara nyuma kuri Eastern DRC nta yindi Eastern DRC nta ntambara izongera kubaho nyuma y'ingiyi. Igomba kurangira cyangwa igapfu igasibangana. Ni ibintu bibiri. Leta gutsindiza inyeshyamba cyangwa zigatsinda leta. Nta kintu kirimo hagati aho ngaho. Ntibazana babeshya. Iyi ni intambara ya nyuma igomba gukemura ikibazo kiri muri Eastern DRC termine kandi irimo imbaraga nyinshi. Ushobora no gusanga imbaraga ziri muri intambara politically military equipment na buri kimwe cyose zitari hejuru ya 20%. Izindi 80 batarazikoraho. Nguru Murundi nguru FDLR nguru iki cyura aho ngaho nguru akangata muri intambara uraraswa bibi cyane. Ushobora ko ritarana ba wenda. Wabonye amagambo Sematama yavuze ngo iki? Reka nyakubwire aho yavuze ngo James Sematama yabwiye abaturage ko abantu bataza kwifatanya nabo ngo biga amahame yo kuyobora igihugu ngo ntibakaze bivugishwa Igifaransa n'Icyongereza ngo baje kuyobora. Yabibwiraga abandi kubera ko iyo dufasha amagistre matoya y'ijambo umuntu yavuze wigeze kubona yabibwiraga nyine abaturage bitera amakiriza abantu. Usanga umuntu yavuze discours minota 30 yego tugakora highlight ya paragraph imwe kandi ubwo yamaje kubisasira byose avuga ko ntacyo bimaze. Je nkora commentaire ku muntu abanje gufata ijambo ryose nkaryumva nkumva context yabivuzemo ndaza kumwumva. Ariko byo ni ibintu byumvikana nabonye n'abasirikare bitwa ngo special force iri kuri social media n'abana bari bamaze gufata ahantu bitarugezi. Abana b'abasirikare bato cyane bavugaga bati muve mu byo gusirimba ati ntabyo gusirimba muze kurwana. Yego ibyo se ntabwo dusanga tubivuga twebwe. Iyo umukomanda nkuru yabivuze shyira ibifaransa hasi urugamba ntabwo ari igifaransa. Urumva cyangwa nyine urwanisha icyo gifaransa mu rugamba kuko nabyo byakora. Yego en fait ubwo mbona nka Sematama ashobora kuba yarabonye akantu gasa n'ubusirimu bwishimira bwakwishimira intsinzi bwagaya Tshisekedi mu ntuze ariko nabwo kandi ntabwo ndi umujyanama wa Sematama. Ntabwo abantu bose bazaza mu ntambara bazanye mashinigane. Nicyo gifaransa kitagarashitse urumva kigakora mu buryo bushyikira koza barwanira ntacyo byaba bitwaye ariko afite ubwo byabivuzemo nzabanza mbitega amatwi mbyumve. Hanyuma se Marsha nkibaza rero tuva no kuri iyi ngingo urabona kugeza kuri iyi saha ko ibintu bisa naho bikiri agaterera nzamba ku ruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Kinshasa aho kugeza n'isaha sibyo bikiri ikibazo muri ibi by'ibiganiro aribyo twagarutseho ariko nanone ukabona ko uko bwije nuko bukeye niko raporo zikomeza gutangwa umunsi ku wundi. M23 ubushize nibwo twavugaga 39 sibyo hadaciye n'iminsi ibiri bahise bayishinja abantu 319 ukabona ibingibi rero M23 bidashobora kuza kuyibera ikibazo gikomeye cyangwa se bikabera nk'inzitizi. Okay inzitizi ntago ari ikibazo nakubwiye ngo
ubu nawe ubugira ngo nyine ubanza amamodete mudutega imitego icyo nagisubije navuze ngo iyo ni inzitizi ariko ntabwo ari inzitizi iruta drone bohereje abarumaniya kubarasa, ntabwo ari inzitizi iruta Sukhoi M23 zimwe muri zo yigaruriye, sibyo? hari inzitizi ibyo bita a conséquence tardive, urumva? hakaba n'inzitizi a conséquence immédiate. A conséquence tardive wabwira umuntu ngo uzamufunga uzamuburanisha adahari patati patata ubuzima bwe bugakomeza. Ibindi rero nakubwiraga biri immediate nuwakuzaniye drone, nabonye n'abasirikare b'ababirigi ngo bakomeje kwirundanya za Bujumbura ngo nayo hose. So ibyo byose biri inzitizi ziri immediate, ariko niba abantu bakubita inzitizi ziri immediate bakazitsinda, izo ziri tardive rero zo bazahangana nazo, bafite ukuntu bazahangana nazo cyangwa zinikureho, nk'uko ibihano byafatiwe ba Mandela byikuweho, nk'uko bankuru nziza baciriwe ubwo gupfa ariko bagafata ubutegetsi byikuyeho. Ese ujya ubona hari umuntu ukora declarer itegeko teka bikunze ko samutayibuze ko sibiri teka, iyo umuntu yivanye mu kibazo agasigara ari kuri tebo mwumvikana bimwe ntibyikuraho. Reka dufate urugero M23 wenda ifashe Kinshasa, bya bihano by'urufugire ngo uwafata leta ya Kinshasa yatora itegeko ribikuraho, birisibanganye. hari ibintu bikorwa kandi M23 yagira ngo bafite think tank muri politike ababwira ngo n'ikimenyimenyi niba mubonye hatangiye kuzamuka inzandiko za Reuters mu kijijo mu binobori by'ikijijo cya Bihehe, urumva? harimo iki mukuramo iki, ni pressure ngo musinye mwihuta. Ubwo nyine nabo bagomba kubyigaho, babona kandiko kazamutse akandi kari mu gatutumba Africa Intelligence ya kandi kanozo ukavuga turi mu yayatu winshiteke tusanze utanze urufitutu agamije iki ni Katari turimo gukanga nabo ni baba bana nyine bazaba bana, ariko bagomba kumenya ngo ibihano inzandiko wavuzweho Theo bose babire bari imyindirimbo ngo kuntu umuntu ari mu kaga abantu bamwibagirwa, ariko ngo yamara kubona bigeze gute ngo twaragusengeye ngo twagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. M23 mu myaka ine mazirwana, sibyo? Mu myaka ine mazirwana tuvuge bakiri Bunagana, bakiri Kiwanja, bakiri Rucuru, twajyaga tuvuga ngo nimudafata Goma ntimuzaza kuri HTB yose nawe nuzabumva. M23 nibanzirebe niba aho yafashe, urumva? harakoze ku bugabo bindo bihugu cyangwa igihugu cya Kongo, cyangwa niba leta ya Kongo ibeshya, urumva? ntaho bari bayikora. Uti gute ugeze Kindu muri Manyema ukashinga ingabo, Tshisekedi yahita abona ko uri hafi kugera muri Kasai wabo, yatangira gutekereza kabiri, zino nyeshyamba baracya zigeze iwacu. Ugeze Kisangani ukabamura umujyi nkuriya n'urugero ntazi, yavuga ati ariko twaya tuvuga Goma nk'umwera nk'umwe mu mujyi nk'uwa karindwi wa munani muri Kongo, ariko uyu n'uwa gatatu noneho ushobora kuva Kisangani kugera mu mato mu cyumweru ukabugeza Kinshasa. amato yari yose atwara imizigo natwara abantu. Kisangani burya iri kuri Fleuve Congo kandi nk'umuhanda, kandi uwo muhanda ucikisha ukagera mu rwatwa Atlantique. Kavuga tuko biri kose najyaga mvuga bakiri ku butaka nta ndege z'intambara zihambaye bafite, ariko ko bashyikiriye umugezi bakaba basige bota izuba bakanagije ibirenge muri Fleuve Congo, babashije gufata amato bakayigarurira, batwaraho amatrupe y'intambara, urumva? imbaraga bakwiye Goma bongeza za Kisangani zagera kure. Nukureba M23 gacanye karite kavuga iti ibi n'urucantege mbwirwa, ariko ubanza haraho ntarakora hababaje bano bantu inzego z'ubutasi abajenerali baho bakicara bakavuga ati ariko wa mugani ahandi twakanda leta ikumva, kuko urumva Goma yatumye leta ya Kinshasa ibatizwa muri Yorodani yo kuganira na M23. hasigaye iki rero Sandri? hasigaye ahandi hantu gufata ahandi hantu hakomeye hatuma leta iganira noneho itajijinganya, sibyo? ni leta ikora ku birometero 2500 ya hano muherereye, ni leta itazabura idasinziriye, ni leta itazabura gutumira amashampiyona mpuzamahanga aze kubera muri Kinshasa, ni leta itazabuza minisitiri kurahira kujya gute kuko ntago irumvamo strate iri physique. none mu vetone cyo ikati vuga rero nkuko twajyaga tubivuga niba Goma iraduhesheje A B C D bintu kayitakaza kudusura aho turimo kujyana ataraje Kicanga, abasadek abandi bose bakaza, leta ikemera kunyuza itangazo kuri televiziyo ko noneho tutari ibyihebe byarindi ryavaga muri Qatar risinye mu magambo asa. Ubu noneho reka turebe indi buto dukanda, ishaka ibe Uvira, ishaka ibe Kalemi, dukoye no kwitanganyika, urumva? mbega ukareba ngo muri make sizigo ni hehe Butembo zavamo nibiteka gukonkaringa ahantu
mubona ko ari cyo kintu cyakanga leta kikayizana kuko ntabwo leta ari kuganira na M23 ikiri Bunagana. Yego. Bari abantu bakanda. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars.